Ni njye munyamahirwe make ariko kandi ni nanjye munyamwaku. Umunsi ni uku bisa ariko hari igihe nanjye itara ryanjye rizaka, umucyo ukamurikira ndetse inzira zanjye zigatungana. Amaboko yanjye akagira icyo atunga, nanjye nkareba, nacisha amaso ahazaza nkareba ko hari ikizavamo. Hari igihe nzabaho mfite ibyiringiro by'uko nibuca nanjye ndaca. Hari igihe ubuzima bwanjye buzaba nk'ubw'abandi. Nubwo ntazi wenda ngo ni tariki zingahe cyangwa wenda ngo bizaba ari sangahe, ariko njye icyo nzi ko mu gihe nkigumye mu murongo Imana inshakamo, ndabizi neza uwo nshaka kuba we nzamuba. Kandi buriya ni uko tureba umuntu tukabona ko nta cyerekezo agira, ariko buriya n'imigambi y'Imana iba ari myinshi ku muntu. Iryo ni ijambo ryaguhindurira ubuzima.